Umugoroba mwiza abakurikiranye TV7 mwese namwe mukunda ikiganiro umugoroba mag. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku myandikire n'imivugire y'ikinyarwanda muri iki gihe. Njye muri kumwe muri studio ni Olive Wera ariko ntago ndi njyenyine. Mukaba muri kumwe nanjye Ndize Gisele mu kiganiro umugoroba mag cyangwa se umugoroba magazine. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kuganira ku kinyarwanda, ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ariyo ngobyi iduhetse. Kuki muri iyi minsi ikinyarwanda kirimo kiragenda kiba gike cyangwa se kigenda gicika ubundi bakanakivangira ugasanga barakivanga n'izindi ndimi. Urakoze Gisele, rero nanone muri studio ntago turi twenyine, dufite abashyitsi, dufite abatumirwa bari buze kutuganira kuri iyi nsanganyamatsiko. Hari rero umusaza Modeste Nsanzabaganwa, ni umuyobozi w'ishami ry'ikinyarwanda mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Tukaba dufite rero n'umukunzi w'ikinyarwanda Nshuti Gasasira Honore uri buze kutuganirira mu buryo burambuye atubwira uburyo abona ikinyarwanda. Rero nkuko twabibabwira none insanganyamatsiko yacu iravugira iti ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se imivugire y'ururimi rw'ikinyarwanda n'imyandikire yarwo. Rero dutegura iki kiganiro twahereye ku myanzuro y'inama y'umushyikirano yabaye ku itariki 18 n'itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Iyi rero nama y'umushyikirano ikaba yaribanze yarashakaga uburyo iterambere ryakorwa mu buryo bwihuse ariko kandi hitabwaho n'indangagaciro nyarwanda. Muri umwe rero muri iyo myanzuro 8 umwanzuro wa 7 wagira guti gukomeza gushimangira ubufatanye hagati y'inzego za leta, ababyeyi, societe civile n'imiryango ishingiye ku madini n'amatorero mu kurushaho kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda bihereye mu muryango, mu mashuri, mu biganiro bitangwa mu bitangazamakuru, kandi abanyarwanda b'ingeri zose bagahugukira kwiga, kumenya no gukoresha ikinyarwanda. Kugira ngo tudatinze rero hano dufite umuyobozi w'ishami ry'ikinyarwanda mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, yatubwira uko abona imivugire y'ikinyarwanda muri iyi minsi. Urakoze. Nibyo koko uwo mwanzuro wagarutse cyane ku kinyarwanda ndetse n'umwaka wabanjirije habaye umwanzuro nanone wagarutse ku kinyarwanda cyane ukangurira abanyarwanda kwita ku rurimi rwabo kavukire. Ubwo niwo mutungo wabo, niwo murage wabo, niwo muyoboro w'ibyo bari byo, niwo muyoboro w'umuco. Ikibazo kiriho rero muri iki gihe nuko kubera amateka yacu ntitwagumye hamwe ngo tugume muri iyo ngobyi y'urwo rurimi kuko ba data na ba sogokuru mbese bari bameze. Bavuga ikinyarwanda nta kibazo, ibintu byose bakabivuga mu kinyarwanda, yewe n'ibishya bagabishakira ikinyarwanda. Aho ni ikintu gishya bagishakira ikinyarwanda kikaba ikinyarwanda. Kubera amateka yacu rero twe ntitwagumye hamwe nk'abo, abantu baratatanye. Uko gutatana rero aho bari bagenda bafata indimi zabo, icyo ni kimwe. Ikindi muri ayo mateka nanone twahuye n'ibindi bihugu byatuzaniye amajyambere n'ibyo ikoranabuhanga, ariko ibyo byose biza mu ndimi z'amahanga zitari ikinyarwanda. Bishatse kuvuga ko ikinyarwanda cyahuye n'indimi nyinshi, cyabaye nkaho gikennye. Si gikennye, nticyakennye ahubwo twavuga ko cyavangiwe, niko twavuga. Cyahuye n'indimi nyinshi kiravangirwa, ariko aho naho umuntu yabisobanura. Buri gihe cyose indimi zihuye ziratirana, byanze bikunze. Si ikinyarwanda cyonyine, indimi zose ko ziri kuri iyi si iyo zihuye ziratirana. Ikinyarwanda rero cyagize, niko navuga, cyagize amahirwe make yo kuba yuko izo ndimi zindi zazaye zigisatira zazanaga byinshi bitagisanzwemo. Mu ishuri ugasanga ubumenyi mutari musanganywe buje mu Gifaransa cyangwa se buje mu Cyongereza cyangwa se buje mu zindi ndimi. Ugasanga rero ikinyarwanda cyaragiye muri imyaka ya nyuma cyane cyaragiye gisa n'ikidindira kubera iyo mpamvu. Ubu rero
bimeze bite. Ikintu gishimishije cyane muri ibi byose tuba tuganira ni uko abantu bose ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu bumva ko ari ngombwa ko tugarukira ikinyarwanda cyacu, ko tugaruka ku rurimi rwacu, kuko niwo murage wacu, niyo ndanga munyarwanda yacu. Yego, murakoze cyane. Tugiye kureba neza dusanga ururimi rwacu rwaragiye rutakaza agaciro karwo kuva kera. Urebeye nko mu mashuri usanga uko twagiye twiga wasangaga ishuri ry'ikinyarwanda cyangwa nako isomo ry'ikinyarwanda bararihaga amasaha make kurusha izindi ndimi zose, ugasanga biratuma no mu bana bakura urwo rurimi batarukunda cyangwa se batanarwitaho cyane. Wanareba n'amanota baruhaga yari amanota make cyane. Ibyo byose bigatuma ba bana bagenda bakura bya bintu cya kinyarwanda batagiha agaciro. Ubonaho mu burezi bataragize uruhare runini kugira ngo ikinyarwanda gicike. Ibyo uvuze nibyo cyane, kuko ayo ni amateka y'ubukoroni, kuko mbere y'ubukoroni twavuga ikinyarwanda gusa abana, abakecuru, abasaza, abantu bose, kandi nta kibazo twari dufite. Ubukoroni bwaje rero bumva ko batuzaniye ibintu bishya ngo bifite agaciro kurusha ibyacu. Tugomba kujya mu ishuri tukiga gusoma, tukiga kubara no kwandika, ndetse tukiga no kuvuga igifaransa cyangwa se icyongereza. N'ubumenyi bundi buje bukaza muri izo ndimi, ndetse bakatwumvisha ko indimi zacu ni ibintu bitafite agaciro, bitagezweho. Ibigezweho ari iby'amahanga. Birakomeza ndetse kugera no muri kamere yacu, nuko navuga, bakakubwira bati kwitwa Nsanzabaganwa ibyo ni bipagani, witwa Modeste sinzi icyo ari cyo, sinzi uwo ari we, ariko Nsanzabaganwa nzi impamvu banyise. Na data kiriho naramubazaga ndetse kubera icyo banyise akansobanurira. Urumva rero ko ibyo twahaga agaciro iwacu babitesheje agaciro. Bigenda bikura rero batwumvisha ko ibyacu ni by'abantu batafite ubumenyi buhagije, abantu batateye imbere. Tugomba gufata ibyo basiri mu mashuri rero uko batwigishaga. Ukiga uzi ko ururimi rufite agaciro ni icyongereza cyangwa se igifaransa. Urwo rw'iwanyu kwa so na nyoko nta gaciro rufite, kuko nabo badafite agaciro imbere y'abo bantu y'abakoroni b'abanyamahanga. Rugenda ruhabwa rero umwanya muto cyane, ndetse twebwe twize kera wanaruvuga bakaguhana pe, kuko hari abana bajyaga bambika ku ishuri y'ibishaka by'ikinyarwanda bakakwambika ngo umudari uko wabaye ikigwari, ugasanga ufite isoni, ufite ipfunwe, kandi wavuze ururimi rwawe kavukire, kandi nabo bavuze urwabo. Icyo gifaransa ni urwabo, icyo cyongereza ni icyabo. Ariko rero niho byatubabazaga cyane. Ntabwo nge tubyumva kimwe urebye mu buryo buri bwuzuye. Impamvu uti ni iyihe? Ikinyarwanda byakagombye ko, kuko niryo pfundo ubundi ry'umuco. Niba ari iryo pfundo ry'umuco rero, ubundi ikibazo none hadufite kisa naho kinaturemereye, nabitwa ko bavuga ururimi rwo kwivuko rwacu bwite, bari kurugoreka. Ukibaza impamvu bagore ku urwo rurimi, naho iriya yo navuga ngo bwari uburyo bwo kugira ngo umunyarwanda abashe kuba yabasha kumenya ururimi rw'amahanga. Kuko iby'iwanyu ubundi baravuga ngo ujya kurishihera ku rugo. Ikinyarwanda cyawe wagakwiye kuba ukizi, ahubwo noneho ukabuzwa kukivuga kugira ngo umenye ibyo bindi bizaguhuza n'amahanga, kugira ngo ubashe kubyumvikanaho nabo mu buryo bw'imyigire. Ariko noneho ikinyarwanda ubwacyo twe dufite ikibazo cy'uko abakivuga cyangwa se banakizi bafite, niba ari ipfunwe ryo kwitwa abanyarwanda ntago tubizi, ariko ugasanga nk'umuntu agiye kuvuga ikinyarwanda ari kukivuga yungikanya, ariko aho gushyiramo icyungo nyarwanda wajya kumva ashyizemo icyungo cy'urundi rurimi, ukajya kumva ari kuvuga ikinyarwanda aho burya turi kuvuga wajya kumva ngo deni agakomeza ikinyarwanda. Umuntu uzi ikinyarwanda ujya kumva ngo me
nyine barakivangira ni ijambo riri bubihuza ukajya kumva ngo so ariko no mu kinyarwanda iryo saku naryo tukaba turifite ugiye mu kinyarwanda nyakuri so bikaba bivuze ngo papa wawe ku buryo ari nk'umuntu wabyanditse tugiye mu myandikire agashyiramo tuvuye mu mivugire agashyiramo so hagati ntabwo we wayisoma nka so iyo yashakaga kuvuga mu mivugire ahubwo uhita uyijyana mu buryo bw'imyandikire ugahita usanga ni ijambo ribusanije imvugo cyangwa ritajyanye ukumva yashyize papa w'umuntu mo hagati kandi bidakwiye kujyana ibyo uvuga nibyo ntabwo ndakeka twavanze ibihe tukaba tukivuga uko byatangiye yego byaje bite n'ubukoroni n'amashuri wihuse ugera mu gihe cy'ubu ngubu ntabwo ari ibyo rwose nubwo misegera ku gihe cy'ubu ngubu nyuma y'icyo gihe cy'ubukoroni usanga ururimi rugenda rutakaza agaciro nyuma y'aho tuvuze ngo dufite ubwigenge kuko twari tutararangiza kubona ingaruka zabyo ibyo twavuze hariya kukumvisha ko ibivuye hanze ibivuye ku muzungu ibivuye ku bukoroni ni byiza byo bifite agaciro ibyawe ni ibishenzi niko wanavuga ni ibishenzi ibyo rero byagize ingaruka zikomeye cyane ku bantu cyane na n'uyu munsi tukizirimo aho niho twumvikana rero byagize ingaruka ku bantu kugera aho batekereza koko ko ibintu byabo bidafite agaciro ko ibyiza ari iby'abazungu kugera n'ubu abantu bumva ko uvuze ururimi rwo hanze niho uboneka nk'umuntu uzi ubwenge urumva za ngaruka ibyo rero byaradukurikiye kugera iki gihe ubu niho abantu batangiye kuvuga batari ko urwacu narwo ko rwadukurije ko ibyo tuvuga mu mahanga nabyo biri mu rwacu ari wo murage kuki tuzasubira inyuma tukavuga ururimi rwacu ariko twaguramiye mu cyongereza tuguramira mu gifaransa tuguramira muri ingara mu giswahili hirya no hino ku buryo kugaruka mu kinyarwanda ntibitworoheye duhora tubivuga buri ni urugendo rutoroshye ikigo nkorera nta kindi gishinzwe duhora mu bukangurambaga buri munsi muzarebe kuri televiziyo RBA nyabune ntibavuga batya bavuga batya ntibandika batya bandika batya tugashyira ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bose bahurira ku gihe ku museke kuzatwita zateye mbese dusa n'abamagana ariko tugarura abantu ku murongo ariko ntibyoroshye kugarura umuntu wagoramye nyine ntibyoroshye ubishaka guhozaho cyane cyane ko yangaruka twavugaga rimwe na rimwe abantu bumva bati none ibyo abantu bavuga ni nta gaciro kanini bifite iyo tuvuze igifaransa n'icyongereza turumvikana n'abanyarwanda n'abantu bo hanze turagaruka mu kinyarwanda ukuri ibyo tujya duhura nabyo cyane iyo ugiye nk'ahantu nko mu mabanki ukaba utari ko impapuro zanyu zose ziri mu gifaransa kandi murakorera mu Rwanda 90% z'abantu babagana n'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda kuki mutabishyira mu kinyarwanda ahubwo atari ko se ikibazo cyawe kiri tuvugana nawe tukumvikana icyo tumvise tuzajya tubaza tugusobanurire kuki tubuza impapuro zacu zihari mu gifaransa no mu cyongereza nta kibazo ariko uhora kwigisha no guhozaho yego buhoro hari bamwe ubu ngubu batangiye nka banki populaire yatangiye guhindura n'izindi banki zatangiye guhindura irembo batangiye kwinjiza mu kinyarwanda n'ahandi muzarebe rero za ngaruka nababwira muri wa mwanzuro mwasomye harimo amatsinda amatorero muzarebe ikinyarwanda kivugwa mu matorero umujakazi ngo turi ku busabe turatanga ubusobanuro umushyitsi guturuka Amerika ni icyo kinyarwanda kiri mu matorero buriya ubisomye neza uriya mwanzuro urahamagara ayo matsinda yose ababyeyi amatorero mu mbabarire abanyamakuru
abaririmbyi mu mashuri birumvikana abayobozi aya matsinda yose mu mashuri kugarukira ikinyarwanda kumva ko nta pfunwe nta soni zo kuvuga ikinyarwanda no kugaragaza ko uri umunyarwanda 100%, nta soni zirimo. ubu navuga ngo kubyinjiza mu bantu kuko ubu sinzi si tugezemo ikintu nashakaga kuvuga ujya kumva nk'umuntu yagira amagorane, hari ukuntu umuntu agira nk'amagorane mu mivugire yaba atabashije kuvuga nk'igihekane, hari abantu batazi kuvuga nk'igihekane hari abantu batazi kuvuga nk'igihekane kihe, ugasanga nk'umuntu kwa kundi umuntu avuga ngo ntazi, ugasanga we kubwo kumva ko iyo ntatayivuga izo nyuguti zombi ahita zitandukanye ngo noneho ngo kubera ko natazi yavuga gutyo uriya kumva ahubwo ari byo ashyizeho nk'ifiyeri akaba ari byo yumva ko agomba kugenderaho kubakiraho, n'ubizi kubivuga ukumva agoretse ururimi ngo kubera ko natazi, ugasanga no kuri izo mbuga nkoranyambaga ihise riba nk'aho ari ijambo tugomba kwimika tukarisimbuza ahubwo iry'ukuri, ugasanga tugiye mu murongo w'ifuti ufutamye kuruta uko turajya mu murongo w'ikinyarwanda ngo tugorore n'uriyo bivuze kuri ahubwo kugira ngo utavunitse reka dusabe kubanga bw'ibyuma badushyiraho video y'icyegeranyo twakoze y'ibyavuye mu nama y'umushyikirano iheruka ku byo bagiye bavuga ku kinyarwanda, ngira ngo ibyo ngibyo irimo kuvuga n'ingero zijya gusa n'izo Perezida wa Repubulika yatanze. Amashuri yacu ngamije kugeza ku bayigamo ubumenyi ngiro ndetse umuco ujyana n'indangagaciro, tukaba twishimira ko muri imyaka ishize hashyizwe imbaraga mu kwigisha siyanse n'ikoranabuhanga, ariko hakaba hari n'andi masomo yari akwiye guhabwa ingufu kugira ngo nyine ubwo burezi bugeze ku muntu n'ibyo twahoze tuvuga bijyanye n'umuco n'uburere bwiza. Ayo masomo rero ni indimi nk'ikinyarwanda. ngira ngo niba hari ubutumwa kuri social media babudushyiriraho, niba hari ubutumwa bwaje babudushyiraho, bwaba butaraza. Ndashimira Minisitiri w'Umuco ku kiganiro tugejejeho. Umushyikirano uheruka hemejwe ko ikinyarwanda kigiye kwigishwa mu mashuri yose mu Rwanda, ariko siko bimeze ubu. Ikindi ni uko usanga nko muri za banki n'ibindi bigo bafite impapuro nyinshi zanditse mu Cyongereza cyangwa se mu Gifaransa gusa. Bishop Nzakamwita yatanze ibitekerezo byiza, aho yavuze yuko dukwiriye gushyira umwete mu burezi, cyane cyane dushyiraho umwete kwigisha ikinyarwanda. Tuzabyigaho n'inzego zibishinzwe, turebe igikwiriye tugishyire mu bikorwa. Murakoze. Nagira ngo nanjye nshimire Musenyeri Nzakamwita ku bitekerezo yatanze byiza bijyanye n'uburezi, namubwira ko igitekerezo cy'uko yari yabajije nyakubahwa mukuru w'igihugu amaze atese muri manda yanyu mwaba muteganya iki ku bijyanye no kwigisha indimi cyane cyane ikinyarwanda, avuga gushushanya no kuririmba n'ibintu bishobora gutuma umwana atera imbere mu bwenge bwe. Nagira mubwire ko iyo gahunda twayitangiye nka guverinoma, turimo kubitekerezaho kandi bigeze kure, uburyo twakongera amasaha abana bacu biga cyane cyane muri elementary school, muri primary school, kugira ngo bige amasaha menshi ahuye na standard z'isi yose, hanyuma twongeremo n'amasomo ndakenerwa mu burere bw'umwana. Ikijyanye n'ururimi rw'ikinyarwanda byemejwe kandi biranakwiye ko turwiga tukarumenya tukarukoresha, yaba ari mu miryango aho turi tugatoza abana bacu kuvuga ikinyarwanda, kuko umwana tugwita ururimi rw'ababyeyi kuko nirwo rurimi rwa mbere ubundi umubyeyi akaba yayigisha umwana we. Ariko hari ababyeyi bamwe batarabibona muri ubwo buryo, usanga bahera ku zindi ndimi z'amahanga, kandi n'ubushakashatsi bwaragaragaje ko uyu mwana yatojwe ururimi rw'ababyeyi akaba ari rwo avuga mbere, izindi ndimi bimworohera kuziga.
muri gahunda rero y'uburezi batangiye kubikoresha ikinyarwanda, bagikoresha cyane cyane mu mashuri abanza, hanyuma no muri za kaminuza. Gahunda ngira ngo nk'uko nyakubahwa minisitiri w'intebe yarabivuze, mu ivugururwa ririmo harimo no kureba uburyo amasaha y'ururimi rw'ikinyarwanda yongera. Ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ikinyarwanda cyane cyane ahatangwa serivisi, ngira ngo dufatanije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, harimo byinshi birebwa iyo basuzumwa uko abantu batanga serivisi nziza. Kimwe muri byo ni kureba ko indimi zikoreshwa hatangirwa serivisi zifasha abasaba serivisi, hatagira abakumirwa kugira ibyo babona kubera ko ururimi rukoreshwa aho ngaho badashobora kurwumva. Kwigisha nta nubwo ari birabye ukwigisha, usibye bimwe mu mashuri urabyigishwa ukabibazwa byavamo ikizame, ariko hari ubundi buryo bufasha kwigisha butari ukumva ko n'umuntu ari ku gahato ko kwiga kubera ko aza gukora ikizame akabihererwa amanota cyangwa ibyo. Ni nabyo abantu benshi ubundi bigiramo ibintu by'umuco byinshi, aho kwiga umuco gukorera amanota y'ikizame byanagorana. Ndetse n'abanyamadini badufasha, usibye amashuri bafite n'ubundi basanzwe bafasha, no mu masengero aho bari, mu kiliziya, mu mvugo, mu biganiro, birafasha. Hari inzego nyinshi zishobora gufasha, ndetse sinzi n'impamvu bitashyirwa no ku maradiyo na televiziyo hakaba za porogaramu zigisha ikinyarwanda, uhereye no ku bintu bike biba bisanzwe. Ndetse hari abantu tugira b'inararibonye cyangwa bageze mu zabukuru, mu nteko, bagize inteko, kugira ngo n'abayamuremye babirimo, mudufashe babahe umwanya no kuri za televiziyo no ku maradiyo, mwigisha abana bacu ikinyarwanda. Ibyo bikiraho, ariko hari ukwigisha, hari za porogaramu, hari ukwigisha, hari uburyo bundi bwose bwakoreshwa kugira ngo ababyumva, ababibona bige. Ariko ndasaba n'abana nabo, urubyiruko ruto nabo bashake kwiga. Kwigisha udashaka kwiga ntacyo. Kandi tutitonda, tutigishije neza ngo nabo twigisha nabo bashake, bagire ubushake, uzasanga ahubwo vuba aha ikinyarwanda twaragihinduye, abantu bajye bumva abantu bavuga ikinyarwanda bayoberwa ururimi bavuga urwo ari rwo. Ndeka mbaho ingero nkeya, hari nyinshi, nabaha nyinshi, ariko reka na hano no mu manama tuvuyemo ejo bundi n'uyu munsi, ndabizi ubwo n'ejo bundi igihe kiri imbere. Uzi ikintu bita ijambo gusa, uvuge umushyitsi uzi icyo ari cyo. Abana bato barabihinduye, ntabwo bikiri umushyitsi, ni umushitsi. SHYI, she, bayihinduye she. Ubwo iyo ubikoze utyo kenshi no ku yandi magambo birahinduka rwose, bikaba ikindi kintu. Nta abantu bato, ariko numvise no mu bakuru birimo, no kuvuga ngo ntabwo bikiri ntabwo, ntawe ugishobora kuvuga nta, ni ntabwo. ndetse n'ababishoboye babigize akantu kavugika neza, ntibagishaka kuvuga ntabwo.
yita ntabwo ivugitse neza ni akantu ugasanga ndetse ku buryo iyo byanditse iyo ayo magambo iyo utayavuga neza ku byanditse ari nk'ibaraho wandikiye umuntu cyangwa ibindi bintu rimwe na rimwe ashobora kumva nabi ibyo wamwandikiye kubera uko bivugitse kuba nawe bivuze iki iyo ubisoma ni ukuvuga ngo nawe niko bivuga so biba byahindutse iyo utavuze ngo ntawe ukavuga nawe ubwo ni nawe so it has changed the meaning completely rero abantu bose bashyiremo imbaraga kuko ubundi kutamenya ururimi rwawe cyangwa no kutamenya n'ibindi ibyo ari byo byose nta cyaha kirimo cyane cyane iyo bitewe wenda n'ibyo baba warahuye nabyo mu buzima ntabwo kutamenya ikintu runaka ari icyaha kuvuga ko umuntu yaba atazi n'ikinyarwanda bitewe n'ibihe yagiye anyuramo ntabwo ari icyaha ahubwo icyaha kiza iyo ukosorwa ntushake kumva ibyo bagukosora ikinyarwanda ururimi rwacu ingobyi yaduhetse na n'uyu munsi ngira ngo uyu munsi turimo kukuganira impamvu ki ikinyarwanda kirimo kigenda kiba gike mu banyarwanda ngira ngo mumaze kubona iyi video icyo yatubwiraga benshi barimo baravuga ngo ni byiza ko twongera tukagaruka ku kinyarwanda cyacu twagiye turavuga ngo akenshi byagiye bituruka ku mateka njyewe ndabyibuka ntabwo navukiye muri kino gihugu ariko ababyeyi banjye bahoraga bambwira ngo ikinyarwanda yego abantu baravuye ahantu hatandukanye bitewe wenda n'amateka y'iki gihugu ariko ngiye mbona uruhare runini cyane ruturuka ku mubyeyi uyu munsi bireze nimba umubyeyi ari gufata umwana we akavuga ati ngiye kugira ngo umwana wanjye amenye icyongereza cyane nuko nkamujyana kwiga i Bugande cyangwa se nkamujyana mu mashuri aya ngaya ariko batigisha ikinyarwanda ese kubera iki mu Bushinwa iyo ugiye mu Bushinwa ugiye no kwiga bakwigisha mu Gishinwa urabanza ukiga ururimi rwabo niyo ugiye gukora cyangwa ugiye gushaka akazi bakubaza bakakubaza mu rurimi rwabo basanga utazi ururimi rw'Igishinwa ugataha kubera iki uyu munsi hanze muri diaspora mu banyarwanda bari hanze kuki uyu munsi batari guhesha agaciro ururimi rwabo ahubwo bagerayo bakaruta kuki ho badashyiraho amasantere tumenyereye hano mu Rwanda hari ibigo bitandukanye byigisha indimi zitandukanye igiswahili icyongereza igishinwa igihinde kuki abanyarwanda bo bari hanze badashyiraho ibigo byigisha ikinyarwanda ni wa muco uri kugenda utakara ibyo nibyo aho bipfira twahavuze ni muri ya matsinda umubyeyi arareba ati ikigezweho buriya iyo umuntu wageze ku myaka 30-40 ashaka nk'akazi agomba kuba azi igifaransa icyongereza ku isoko ry'umurimo rero umwana wanjye namutangiza hakiri kare mutangize mu cyongereza y'icyongereza azageraho mbese agikenetse neza nta kibazo afite ndetse mwongereho n'igifaransa azaba umuntu mbese mpuzamahanga aho yibagirwa rero aho niho dushaka cyane hariho arema umuntu ararema ntabwo se ni umuntu utuzuye kuko uwo muntu ntashingiye ku muntu nta kimuranga afite atazi yava ni nka bya bindi byo kuvuga ngo hari icyo bita umutagara ni ingoma ubundi uko zivuga kuri yabakaraza hari icyo bita ishakwe ni kakagoma gatuma gatanga injyana ni ukuvuga ngo rero umutagara utagira ishakwe n'ubundi ni ukuvuga ngo
ntago abakaraza ntibabona injyana nuko rero uwo muntu turi kuvuga ngo tugiye kure mu muntu ushingiye ku icyo twita kwiga kwa miganano twiga iby'amahanga kuruta uko twiga ibyacu bigatakaza umuco ni ukuvuga ngo bikaba kirazira iby'amahanga akaba ari byo twimika nkaho ari izo ndangagaciro zikwiye kuturanga akaba ari uko dufata umuntu tukamwubaka tukubaka umuntu ushingiye ku by'abandi tutazigera tunabarusha ni ukuvuga ngo bari kudushyira hasi yabo tukabiruka inyuma kuko ibyabo ni ibyabo ibyabo tuvuga ko babizi kuko babituzanira bavuga ngo babihisemo mu bindi twumva ko ari byiza kuri twebwe tukabirukaho tukabiruka inyuma kuko ninza nibwo nakubeshya ibyo nkubeshye ngenzi impamvu nkubeshye kandi nzi n'igitumye nge nkubeshye nicyo nkubeshye cyari cyo kubera inyungu wenda nshaka kuri wowe hanyuma wowe noneho ugiye gusiga ibyawe bimwe bakuvuga ngo ukabona ishitamba ntubashije kwirukaho ngo uyifate n'urwo wari wambaye ukaruta ugasigara umeze nka wa muhigi wasize imbwa mu rugo urukwavu rwakiruka rwarenga imisozi ibiri aricara amera gutya ati kutaba imbwa we kugeza ubwo umuntu atangira kwifuza kuba imbwa kubera ko yari agiye gukora imirimo itari ye yo kwirukanka ku rukwavu kandi atari imbwa uvuze gutyo nibuka hari paje yo kuri Facebook yitwa umunyarwandakazi umuntu yanditse akantu numva ndagakunze yaravuze ngo muri uyu mwaka wa 2018 hari ibyo numva nifuza byahinduka agenda yandika ibintu byinshi cyane imyambarire bikegeze ku mubare 7 aravuga ati rwose ibintu by'abantu bivugisha indimi batanazi ndabirambiwe tuba abasirimu bakunda ururimi rwacu nimba turi abanyarwanda tukaba turimo kuvuga ikinyarwanda twe kukivangira uretse no kukivangira aravuga ati twe kuvuga ngo umuntu aho kuvuga umuntu ni umuntu so umuntu ntabwo ari umuntu ariko noneho hagati no guciye no muryo uvuga hari ibintu noneho usanga hari ababiterwa n'amagorane cyangwa se abandi bakabiterwa n'ingorane amagorane kuba nishobera bana amagorane ni uburyo mu burimi ugasanga nk'umuntu ntabwo ayizi pe ariko wavuga ngo ukumva byanze hari n'umuntu abibajije arambwira ngo papa we yitwa Ntawabo ariko ngo buri gihe bamubazaga na papa yarambwira ngo harya ngo nitwa ngo Ntawabo nitwa Ntawabo n'ubu ngubu ni mukuru yiga muri university ariko ntazi kuvuga ngo Ntawabo uwo noneho ugasanga nanjye nakumva uburyo bivuze wa mugani uko ukumva ni byiza ukavuga uti okereka nanjye mvuge ngo Ntawabo ukica ururimi usa n'ubigambiriye n'uwabigendereye ariko noneho ukibaza ngo ese koko icyo kintu ni ikintu twakwiye gufata tukubakiraho oya minisitiri w'umuco na siporo yabivuze ubushakashatsi bwakozwe dutinya ubusa wenda rimwe no kutamenya n'ubujiji niko nabyita dutinya ubusa uvuga ngo umwana wawe ndashaka ko yavuga icyongereza n'igifaransa ndetse no mu rugo yavuga ikinyarwanda tuba ukamubwira mu cyongereza kugira ngo azumvikana na mwarimu hanyuma nyuma azakore mu kazi azakore mu cyongereza harimo ubuswa bwinshi minisitiri yabivuze ubushakashatsi bwerekanye ko utangire ku rurimi rwa rundi wumva nyoko avuga rwa rundi uvukiramo kavukire ukarufata neza izindi ndimi zose wakwiga biroroshye kuzimenya kurusha ko ntawe watangiriye kandi uzigenda uzimenya uzitandukanya rwa rundi rwawe uragereranya nanone ariko uzitandukanye ku buryo rero abantu kutabimenya bituma nyine abantu bavuga ati mu Kinyarwanda muzagisanga n'abakozi bo mu rugo bavuga Ikinyarwanda n'abandi mu Kinyarwanda muzagisanga hose ariko dore n'ahandi hari ipfundo ryo kugira ikibazo gisa naho kituremereye ntabwo ikibazo kikiri kuvuga ngo ntabwo bari gushaka kwiga ururimi rw'i Rwanda ahubwo ikibazo izo ndimi z'ahandi nazo ntibazikeneka ngo bazimenye ahubwo bari gushaka kugaragaza ko bazizi bazivanga mu Kinyarwanda bya bindi hari Kinyarwanda kandi honore uramutse umuvugishije nimba avuze mu Cyongereza agusubije ngo hayi ukamuvugisha mu Cyongereza iminota usanga atabishobora ibiri yose hari ibintu bya ururimi
ururimi muri rusange rujyana ntirugenda rwonyine rujyana n'umuco rukajyana n'ububasha bugezweho ururimi ruba rwikoreye byinshi cyane hari wumva ko ubu ngubu icyongereza kigezweho njyewe ninavuga icyongereza abantu barakeka ko nasigaye inyuma ndateye imbere kimwe n'abandi ko ndi umuntu watakaye w'umujiji akihatira gufata icyongereza agacomeka mu kinyarwanda cyo akagobekamo mu kinyarwanda nizo za so za kizande kandi mu by'ukuri atavuga icyongereza aho yagafashe inzira ngo kige neza akimenye agafata akagobeka mu kinyarwanda kugira ngo agaragare nk'umuntu utarasigaye inyuma mbese umuntu usobanutse kimwe n'abandi bose ariko rero bikatubera ikibazo nyine ubundi umunyarwanda yaravuze ngo hari ibintu bibiri bitavangika niba hano hari amatezano aha hakaba hari amata ibyo ni ibintu ubundi bitajya bivangwa amatezano ubundi ni amaraso y'itungo ni ukuvuga ngo amata iyo uyavanze n'amatezano niyo hagwamo igitonyanga kimwe ayo ngayo ntibyitwa amata ntibyitwa n'amatezano bihindura izina bikitwa manjwe niyo manjwe ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe biba bimaze nta kintu na kimwe biba bimaze urabona ko urimo kutuzibye twatakaye niba ufashe rero ikinyarwanda w'umuco zingiro ry'umuco w'iwacu ukavangamo ibindi nabyo uvuga ngo ntabwo urakumva ntarakumva mu kinyarwanda ntaranakumva mu gifaransa ntakumva mu cyongereza ni ukuvuga ngo udukoreye amanjwe uraduhaye noneho ikibazo nta nubwo twebwe noneho nk'abanyarwanda dushaka kuvangura amanjwe n'amata n'amatezano ahubwo turabifatira hamwe natwe tukumva ko aribyo tugiye kwiga tugaruke aho ngaho nyine ikibazo twese twacyumvise pe kirahari turakibona twese umuti uri icyo twakora rero aho ngaho niho tugeze neza ninde uzazana umuti hari abagira amahirwe bakaba mu mashuri hari abarimu hari gahunda bakiga ariko abandi batari mu ishuri abakora abadakora abikorera cyangwa se ababihingira aborozi abanyarwanda bandi muri rusange ninde uzabaho umuti ubundi kuva na kera ni ukuvuga ngo igicaniro cy'umuco cyacanwaga n'abakambwe noneho mu kwenyegeza ibikwerere bakenyegeza abana tugatora umuco turi kota noneho ikibazo ahantu kiri kugeza nonaha ni ukuvuga ngo ururimi noneho twe nibyo turiho n'ubundi bikitubereye ikibazo dusa naho turi gukongezwa n'iki n'urubyiruko kwa kujya kutuvangira umuco w'ahandi natwe ntidukomakome ngo tuvuge tuti kirazira ahubwo noneho tukagenderaho natwe tukamubwira tuti ye gukomerezaho bitubereye ikibazo icyo ni kimwe ariko noneho nk'abanyarwanda n'inteko y'ururimi nayo buriya nagize amahirwe baranahari nabo ndabatunga agatoki yivugiye itunga agatoki rwose wisanzure kuva kera ni ukuvuga ikintu cyarazaga nk'urugero hari tugiye nko mu bumenyi bw'isi nk'umugezi ntabwo twinjiramo cyane ariko nka Nyabarongo ubundi ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda ubu ni ikinyarwanda ubu ryabaye ikinyarwanda ni ikinyarwanda tubizi nka Nyabarongo n'uwarivuga ahandi no mu mahanga bazarifata gutyo kuko abanyarwanda barishakiye igisobanuro ariko ni ijambo rituruka mu Misiri bita ngo ni Nyakabarakayi ukurikiye mu mateka ni ukuvuga ngo ni umugezi ugenda ugaruka ugenda winyuramo ukurikije uko Nyabarongo iteye bo mu rwabo bahita ngo ni Nyakabarakayi ni amagambo birateranije umunyarwanda rero abirebye atari ko ibyo bintu nubwo ari ibyabo reka twe tubihindure tubishakire ikibonezamvugo tuyite Nyabarongo bitora umuco tugiye kuri nabwo tujye mu mateka uwo bita Richard Kant sibyo baragiye wumvi uburyo bashakaga amagambo asa nahabanye pe n'uburyo bayatuzaniye ibaze kumva umuntu yitwa Richard Kant bakavuga ngo ni Rikaridi Kanayoge sibyo urumva ko ukimwumva uhita wumva ko ari ibintu bihabanye ari ikinyarwanda inteko y'ururimi yashatse ijambo risa naho riboneye ry'ikinyarwanda wenda aradusobanurira atubwire nimba ikinyarwanda aho twumvikana gusa ntituri kumwe iyo ikintu cyadutse
abantu bagishakira igisubizo indwara bagashaka umuti ikintu bakacyita muracyita ucyita rero kucyita burya izina ntiriva mu gicu cyangwa se ngo rive mu busa uragenekereza niba gifite uko gisa kijya gusa n'ikintu usanga mu kinyarwanda uraheraho ukite yego niba iryo zina rivuga kanti hari izina ry'ikinyarwanda rijya gusa naho uragenekereza kana yoge uragenekereza ukamwita ariko bigafata nta kibazo kiriho aho nta kibazo pe aho ikibazo ni uko kutabikora nicyo kibazo kudashaka ikinyarwanda ku magambo yo mu ndimi z'amahanga nicyo kibazo uko dushaka ayo magambo si cyo kibazo n'abafaransa reka ngo urangirize n'umufaransa ufashe 80% usanga n'amagambo yavuye mu kilatini ariko ni igifaransa pe ubarakivuga iwabo bakakiga muri kaminuza kuva muri huya no mu cyongereza n'igifaransa wumva ari amagambo indimi zose zigenda zihana niko zigenda ariko none ikibazo ngende kuvuga i Rwanda no kuvuga ngo tuvuga ko umwera uvuye ibukuru bucyo ari ukwiya hose noneho twebwe tukagenda ahubwo ugasanga umwera w'iyo hepfo aho ngaho wagakwiye gukwira niwe uri kuza ugasanga ibukuru ntibafite aho bari kubigarurira niba aribo bari kutuzanira iterambere duha umuti icyo twakora ni hari abanyarwanda badukurikiye bakurikiranye ikiganiro barimo kwibaza bati se ko ari byo twari tumenyereye tubigenze gute duha umuti icyo kintu nicyo kintu ubundi ni nacyo kitwicaza icyo cyatumye twicara ushobora gukunganira vuba byihuse kera abarimu twari tumenyereye ko abarimu ari abakambwe bari bazi ibintu gusa by'umuco by'amateka byo ku gihugu kibungabungwa ku gihugu kirindwa ibintu byose ibintu byagiye bihinduka buhoro buhoro tuva mu mateka yacu no mu myemerere yacu no mu mibereho yacu twinjira mu bihe bishya bityo umuntu noneho usigaranye ubumenyi bwinshi kurusha ukiri muto kurusha umusaza cya gisubizo naho kiri abato ututerero abantu bitwa abanyamakuru mwebwe ajya hariya kuri televiziyo kuko wamubona nuko akavuga ati babyandi wazumbwiye ngo natananyoye natanagize akumva ko biraryoshye nka byo nyakwa perezida ya Repubulika yavugaga biraryoshye nawe akabivuga abantu bakureba ni miliyoni y'abantu irenga bati byavuzwe kuri televiziyo abafasha myumvire bagabifata ayo ryatsinda rero kandi ni bato irindi tsinda ababyeyi bakibyara bakiri bato bafata nk'abantu bakiri bato abo bantu bafite uruhare rukomeye cyane mu kudufasha muri urwo rugamba rwo kugarukira ikinyarwanda kuko nibo ba mbere bagomba gutanga urugero mu muryango babwira umwana mu kinyarwanda bamwumvira ko ururimi rwe rwa mbere na mbere ari ikinyarwanda izindi zikaza akazimenya nazo kuko zirakenewe ariko yabanje ikinyarwanda amadini kuri amatsinda ntabwo ari abasaza amadini n'abapasitori n'abasore ntabwo ejo uzasanga uri pasitori we nawe uri pasitori simbizi birashoboka bakiri bato pe niko bimeze iyo babwiriza usanga ni nkaho mbese yagiye mu indi si ishaka imyemerere mishya mbese n'imvugo nshya ndetse nibwo havuga amagambo rero ubusabe ubusobanuro amanama amaki bityo pastor abivuze mu rusengero imbere afite cyane pastor ni umuntu ubundi uvugisha ukuri uhagaze imbere y'imbaga kandi urera ugorora ibintu abantu baramwemera ni byiza rero iyo akoze ibintu nk'ibyo ako kanya abantu barabifata bati niko bimeze na pastor yabivuze mu rusengero uko tuvuga ugasanga ibintu biragoranye abaririmbyi ntabwo ari abasaza
abahanzi baririmbye ntabwo ari abasaza si abasaza uretse nkubwire ni abanyarwanda ariko ni abanyarwanda ntitukarekeke ko abafite uruhare babandi bize cyangwa se bari ni umunyarwanda wese uvuga abwira abantu benshi uwo muntu tumuhaye inshingano zo kwita ku kinyarwanda no gutanga urugero ku bantu bamukurikira umuntu yajyana kuri televiziyo akaririmba bagashima injyana ye akavuga amagambo yandi yivugisha sinzi icyo kinyarwanda kigoretse ntatekereze ko abantu bamukurikira bariya miliyoni 5 bari buze kumwigana bari buze gukurikira yamvugo ye urumva nibyo navuga abarimu bashya ntibakiri babakambwe ba kera cyane yego barimo birumvikana kuko bo bumva n'ibigega by'ururimi n'umuco birumvikana cyane ariko abantu bagifite n'ingufu zo kubikora bafite n'ububasha mwebwe abanyamakuru mufite ububasha bukomeye cyane bwo guhindura ibintu kuko uvuga rimwe ubwira abantu miliyoni n'ubundi media ni ubutegetsi bwa kane urabizi ni ubutegetsi bwa kane ufite ububasha bukomeye cyane nicyo gituma tuvuga ngo ufite n'inshingano zikomeye zo gufasha abanyarwanda kugaruka mu muco wabo kuvuga ikinyarwanda cyabo umwaka ushize twafashe abantu 52 abanyamakuru turiherera tugana ku kinyarwanda cyane turabivuga tubigarukaho tugira dute tugarutse ubu ni umwaka w'entawe nabyo tuzabisubiye tuzongera ariko nka 50% barakomeza bakivugira bya bintu kuko nibyo bibaha umva ngo bibaha ishema bibaha gukurikirwa ariko ikiza nacyo nanone kirimo ntawa kwiheba ku maradiyo menshi batangiye kujya bakosora ikinyarwanda batinyuka no kuvuga bati nyabundi ikinyarwanda ibyo byonyine wumva ko abifite ku mutima wenda bikamunanira ko wumva ko yabigerageje kwigisha no guhoza ababyanze wa mugane rwa rugamba rero ni mwebwe cyane mukiri bato ni mwebwe ariko hari inzitizi zigenda zizitira nk'abantu n'abanyarwanda yewe nk'ikibazo cy'uko hari nk'ibintu byinshi tuba tutakibona nk'ubu ukavuga ngo nk'urugero icwende imbehe urukebano imiyenzi muri Kigali hari abana batazi imiyenzi ni ukuvuga ngo ugasanga wa mugani nabo turi kuvuga ngo bagiye kudufasha ntibafite aho bagororera ibyo bagiye kutubwira noneho ugasanga nanone na ba bandi ese umuhanzi amaze kuririmba indirimbo nk'iyo ngiyo irimo amakosa nta bantu bashoboye kuvuga ngo bagiye kutugororera imivugire ye nta bantu bari gukosora imivugire wenda niba ari ukuririmba bavuga bati indirimbo niba ihagaritswe ibanze ikosorwe noneho ijye mu kinyarwanda kiboneye kugira ngo umwana hari indirimbo za kera wajyaga kumva niba nka Sindagira Unsange niba muyizi ifite ikinyarwanda wumva gifite umwimerere ndayoboza ku idembe ukumva ni ikinyarwanda gitoranyije ku buryo umwana gukunda injyana yayo yamara kuyiyumvamo ahita ashaka kumenya ibisobanuro by'indirimbo ikishatse gusobanura kuko murabiziza ba Celine Dion twarabarimbaga ukahita ujya no muri dictionnaire ukajya gushaka ikintu yashatse kuvuga kubera uburyo ukunze iyo ndirimbo wa mugani ukajya kumva ngo ni danger umukunzi ni ikiragi no kuvuga ngo iyo niyo magambo uri bukurikirane ubwo no kuvuga ngo bakadushakira abantu bagorora imvugo ziri hanze ziri mbuga nkoranyambaga ngira ngo wivunika uko biri kose twabyumvise ibyo twaganiriye hari ubwenge dukuyemo nkatwe abanyamakuru ndetse n'ababyeyi bumvise iyi minota rero yatugendanye ikiganiro cyacu reka dushimire abashyitsi bari bitabiriye ubutumire bwacu ngira ngo wenda hari igihe twazabigarukaho kuko urabona ikiganiro tugifite byinshi byo kungukiramo turashimira rero Muzehe Modeste waturutse mu nteko y'ururimi mu nteko nyarwanda
y'ururimi n'umuco hamwe rero n'umukunzi w'ikinyarwanda cyane Honore yadufashije yagiye atubwira inshoberamahanga nyinshi namwe mufite ibyo mwakuyemo. Reka rero dusoze icyiciro cya mbere cy'iki kiganiro dushimira abo twabanye, turagaruka mu kanya. Dukomeza rero mu kiganiro umugoro wa Mag cyangwa se umugoro wa magazine, ngira ngo mwumvise igice cya mbere aho twavugaga ku rurimi rw'ikinyarwanda tuvuga uburyo twagarura umuco wacu. Ubu rero tugiye mu gice cya kabiri aho tugiye kureba, twasuye umukobwa Elise Nirere aho afite igikorwa kidasanzwe cyo gufasha abana batandukanye bafite ibibazo bitandukanye. Ngira ngo yaganiriye na mugenzi wacu, yagiye atubwira ibintu bitandukanye. Ngira ngo nk'abantu bazi ikiganiro The Testimony kijya gica hano kuri TV7, n'umukobwa twaganiriye aduha ku buhamya bwe cyane cyane. Yatubwiye rero ubuhamya budasanzwe, yagize igikomere kidasanzwe yatewe n'ababyeyi babo. Ngira ngo mwumvise ukuntu yavutse, yari umwana utaravutse nk'uko abandi wenda bavuka, yari umwana nyina yatewe inda kwa kundi bavuga ngo inda itateganyijwe. Agera igihe aza kubana na se, aje kubana na se rumva yabonaga na mukase. Uwo mwana aza kugira ibibazo cyane ku buryo byamuviriyemo kujya kuba no mu muhanda, ari umwana w'umukobwa. Nyuma yaho yaje gufashwa n'abantu batandukanye, bigera igihe uyu munsi Nirere arakuze kandi afashwa n'abantu benshi cyane, benshi anafasha abantu benshi cyane nk'abana baciye mu buzima nk'ubwe. Reka rero dukurikirane Nirere atubwire igikorwa arimo arategura vuba aha cyo gufasha abana. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba TV7 mudukurikiye. Iki ni ikiganiro umugoro wa Mag, tukaba twasuye umudamu witwa Nirere Elise, mumenyereye atanga ubuhamya kuri TV7. Nirere Elise rero afite igikorwa ashaka kudusobanurira. Murakoze, nitwa Nirere Elise, nkaba ndi umuyobozi w'umuryango witwa ACRIP, Action for Child Right Protection, ufite mu nshingano gukumira icyahubanganya umutekano w'umuryango no guharanira uburenganzira bw'abana. Bakaba ari umuryango utegamiye kuri leta, utanaharanira inyungu. Twumvise ko hari igikorwa murimo gutegura, ese icyo gikorwa giteye giti? Murakoze Oliva, igikorwa dufite ni igikorwa gishingiye mu cyanditswe kiri muri Malaki igice cya 4 umurongo wa 23. Yenda nahasoma kugira ngo abadukurikiye bahumve. Haravuga ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba butaragera. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Iki cyanditswe nicyo tuzaba turiho twinginga Imana kugira ngo ibabarire irresponsibility y'ababyeyi, ariko kandi ihembura ubuzima bw'aba bana bavukijwe uburenganzira bwabo. Dufite abana benshi bavutse imiryango irajugunya, dufite abana benshi bavutse ku miryango yatandukanye, dufite abana benshi batanazi n'inkomoko. Hari abavuka bakabajugunya bakiri batoya, agakura atazi n'iyo avuka, agakura atazi n'ababyeyi be. Dufite abana bamwe bari ku mihanda cyangwa bahoze ku mihanda. Abo bose ni ikibazo mu mwuka ku Mana, kuko agahinda k'abo bana gashobora kuzana umuvumo n'akaga, haba ku miryango, haba ku gihugu no muri sosiyete muri rusange. Niyo mpamvu rero twahishuriwe ko nyuma yo kumenya yewe uruhare Imana yagize mu buzima bwanjye bwo gukiza ibikomere no gusubiza ubuzima bwanjye mu murongo, nemera ko Imana nabonye yahembura n'abo bana. Hazaba harimo igikorwa cyo kubasengera, dutakambira Imana kugira ngo irengere ubugingo bwabo, ko
ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo so na nyoko bagutagiye sinzakureka. Birashoboka ko ababyeyi bata abana, birashoboka ko umuntu yaba atagira iyo aturuka, ariko Imana yamuremye ntishobora kumureka. Niyo mpamvu tuzaba twinginga Imana ati Imana renganuriza inzirakarengane, bazasengerwa, basigwa amavuta nk'ikimenyetso cyo kubashinganisha. Ariko n'ababyeyi bari mu miryango yabo badafite ibibazo, twifuzaga ko uwo munsi bahaba kugira ngo nabo bazasengerwe, igihe ababyeyi babo bazaba batagihari ayo mavuta azababuranire imbere y'ibiriho bishakisha abana. Hari byinshi biriho byiba abana b'Abanyarwanda n'abana b'isi muri rusange, murabona ubutinganyi, ibiyobyabwenge, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose ni imirimo ya Satani mu buzima bw'abana bacu, ariko iyo umwana asengeye Imana igitabara naho tutari ikamurinda. Icyo ni igikorwa kizaba kibera hariya, aho tuzashikiriza n'abana b'imfubyi n'abadafite kirengera ndetse n'abakene 100 ibikoresho by'ishuri bo mu murenge wa Remera batoranijwe kuzabihabwa muri uwo munsi. Murakoze. Icyo ni igikorwa cyiza rero umuntu ashobora kucyumva byaba biciye hano kuri TV7 cyangwa se akabyumva n'ahandi akibaza ati kizabera hehe, amasaha n'ayahe? Igikorwa kizabera i Remera aho bita kwa Gwahama, ku cyapa cyaho kijya mu mujyi hari MTN, hari sare igiberamo ibintu by'amakwe yitwa Uoba, niho kizabera. Bizaba ari ku itariki 18 ni kuwa kane utaha, bizatangira saa 10 kugera saa 1 n'igice, aho tuzaba tunashishikariza imiryango nyarwanda kwitabira gahunda y'abamarayika murinzi, kumenya akamaro ko kurerera abana mu miryango no kwakira abana b'imfubyi n'abadafite kirengera akamaro kabyo. Murakoze. Hari ikibazo cy'amatsiko nari mfite n'undi muntu wese ashobora kwibaza, ese iri hishurirwa rigize ryari? Ni igitekerezo cya kera ubashije gushyira mu bikorwa iki gihe cyangwa se wenda ni vuba? Murakoze. Ni hishurirwa maranye igihe, nuko nakomeje mbura uko ndishyira mu bikorwa, ariko ni ikintu Imana yakomeje inshira ku mutima ko irambiwe agahinda k'aba bana bakomeje kuba inzirakarengane. Aba bana uretse no kuba bababazwa mu mubiri, ariko no mu by'isi y'umwuka Satani ajya barimbura. Ni urugero, aba bana tujya twumva ngo batwitswe, tujya twumva ngo ashobora no kugongwa ntihagire n'umumenya, akagenda gutyo atanakiriye Yesu kuko nta mujyanga afite, akagenda babajwe mu isi no mu ijuru akazarimbuka. Aba bana bakwiye kubona ko ari intama tugomba kugaruriza Yesu, kuko nabo ubugingo bwabo Imana irabukeneye kandi irabutekereza, ibuhaye agaciro. Niyo mpamvu rero nta gahinda afite, ni umuhamagaro Imana yanshizemo yo kumvisha abantu agaciro kabariya abana ko ntaho gatandukaniye n'abana bari mu miryango, ahubwo bo nuko bavukijwe uburenganzira bwabo, ariko babonye nk'ubwo abandi bana batanga umusaruro nk'uw'abandi batanga, nabo bagira akamaro nk'ak'abandi bana. Imana ibahumugisha. Iki gikorwa se uko biri kose ni igikorwa kigari kandi nihishurirwa wagize ryiza ku bana. Iki gikorwa uracyifasha cyangwa se wenda ufite n'abandi baterankunga? Murakoze. Kugera iyi saha nta baterankunga dufite, ni ugukomanga kuri Oliva kubera ko ari umunyarwanda, tukavuga ati ariko Oliva ntabwo nibura wagurira mitiweli abana 10 cyangwa ibikoresho by'ishuri abana 10 bakazajya ku ishuri, nabo ukazabaherebwaho umugisha ukabiba. Njya mbona tujya mu kabari tukishyura 10,000, 20 cyangwa tugashyiramo amayinite yo kuvuga ibyabaye bidafite akamaro, kandi hari ahantu twabiba igikorwa cyacu kikazatuvugira imbere y'Imana. N'ubu ngubu rero nta baterankunga dufite, turiho turakorana n'umunyarwanda wese wakumva abyifuza yakora icyo ashoboye, no serma no kubaha amafaranga aba bana cyangwa ibikoresho. Bakeneye n'urukundo, ufite kuvuga ati jewe nifuza gufatanya namwe nkajya ngira igihe cyo kuza guhumuriza abo bana, ufite kuvuga ati najya amenya ko bariye se banyoye, nabahamagara nkabaza ntimwiriwe mute, se ko watinze gutaha. Ibitekerezo by'abantu nabyo turabikeneye, nubwo ni inkunga ifatika tuyikeneye. Murakoze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Umuntu ashobora kumva iki gikorwa akumva akozweho, aramutse akozweho yabariza hehe? Ese ni hehe ubufasha bwe yabucisha? Aramutse akozweho, adresse yo ku kazi dukorera nyine kwa Gwahama, n'ubundi ku kagari ka Rukiriya 2, mu nzu y'akagari ka Rukiriya 2 niho ofisi yacu iri, ariko twatanga na contact, uwashaka yahamagara hari ibitekerezo ashaka kutwungura cyangwa hari ikindi kintu yifuza gusobanuza. Ni 07 88 35
0413 0788 35 0413. umuntu ashobora kumva yuko bizatangira muri iki cyumweru kigiye kuza akagira ngo wenda nibwo mubitangiye. Abo bana musanzwe mubafasha cyangwa se nibwo igikorwa kigiye gutangira? Murakoze Oliva, ntabwo aribwo kigiye gutangira, uretse ko nta bana bahoraho dufite kuko nta baterankunga turabona, ariko tuba dufite amakesi atandukanye dukorera ubuvugizi bigakemuka bijyanye n'ubuvugizi tubonye, ariko nta mubare uhoraho dufite. Abo ni n'abana batoranijwe mu murenge badafite ubushobozi bwo kujya ku ishuri. Dufatanya n'ubuyobozi tugenda tumenya amakesi y'abana abaremereye, hanyuma tugakora ubuvugizi kuko nta baterankunga turagira ngo tuvuge ngo dufite abana 100 tugomba guhora tugira duhereza ibi dufasha ibi. Ubu ngubu dukora ibijyanye n'ibyo dushoboye tugakemura ibijyanye n'ubushobozi bwacu. Iki gikorwa se ngira ngo uko biri kose mukeneye yuko abantu bakitabira, ni bande mukeneye? Hazaza abana cyangwa hazazamo n'abantu bakuru? Murakoze cyane Oliva, njye ntekereza yuko iki gikorwa nubwo target yacyo nini ari abana, ariko kireba umuryango muri rusange. N'abakuru barakenewe kuko nukuri Imana yadusezeranije ko muri uwo mugoroba izomora ibikomere. Hari abantu bakuru baba barakuriye muri ubwo buzima bagakorana icyo gikomere n'uyu munsi bakigifite, ndetse ushobora kuba wowe nta n'ikibazo wagize, ariko kubera ko ubutazi aho isi izakwerekeza, waza nawe ukadufasha kuririra Imana ndetse ukanasengera urugo rwawe cyangwa urubyaro rwawe. Ubwo rero ari abakuru ari abana, gusa ntibazasiga abana ko ariyo target yacu cyane. Hasigaye icyumweru kimwe rero kugira ngo igikorwa gitangire. Ese ibikenewe byose kugira ngo mutangize iki gikorwa byarabonetse? Murakoze Oliva, ntabwo ibikenewe byose byari byaboneka, turacyafitemo ibibura ndetse bitari na bikeya, ariko twizeye Imana yabariye abana n'Imana yaduhamagaye, uretse ko twizeye n'Abanyarwanda kuko dufite umuco wo kwishakamo ibisubizo. Nabo turacyabategereje, uko Imana izabishobora tuzakora ibyo dushoboye. Imana ibahe umugisha. Murakoze Elise. Mumaze kubibona rero, ubone Elise Nirere afite umutwaro wo kwita ku bana bafite ibikomere, abana bafite ibibazo mu miryango, abana se batawe n'imiryango cyangwa se nanone baba mu muhanda, bafite ubuzima busa nk'ubwo yagiye anyuramo. Ni igikorwa cyiza. Gisele, ngira ngo mwakomeje kuganira, yakubwiye ubuzima yaciyemo, yifuza yuko nta mwana n'umwe wabucamo. Hari ikintu cyiza yavuze turimo kuganira, aravuga ati ntago nubwo waba utarabicamo, zana umwana kugira ngo azagendere muri ayo mavuta, azarindwe kuko hazaba igikorwa cyo gusengera n'abana, azarindwe kuko ibigenda mu isi cyangwa se ibirwanya abana ni byinshi cyane. Nirere rero ikintu kijya kintangaza, njya mubwira nti hari impamvu wasigaye kuri iyi si, ni ukugira ngo nawe uzareberere ba bandi baciye cyangwa se barimo baraca mu byo waciyemo, kugira ngo bafashe. Hari nk'abamama nabo baba baraciye mu byo yaciyemo, hari abandi bana barimo barabicamo. Nk'ubu ngubu hari abana usanga cyane cyane nk'amakimbirane mu muryango, ugasanga umubyeyi yishe undi, wa wundi wishe umubyeyi yafunzwe, ugasanga wa mwana asigaye nk'ahari imfubyi, nta muntu umureba, nta muntu umwitaho. Ngira ngo yabivuze, wa mwana adashobora kubona umuntu umubaza ati wariye ko watashye nijoro, ugasanga umwana ntabwo yitaweho. Urumva ko Nirere arimo arashaka kugarura cyane cyane cya kintu cyo kugaragaza urukundo ku mwana. Nimba uyu munsi turi kuvuga ngo u Rwanda rw'ejo n'abana b'uyu munsi, nimba turi kuvuga ngo iterambere ry'igihugu cyacu rishingiye ku muryango, uyu munsi hakaba kigaragara abana bagihohoterwa, uyu munsi twaba turimo turagana he? Nibyo rero Nirere arimo arakora, cyane cyane ngo afashe abana bari hirya no hino, batagira kivurira, batagira ubavugira, batagira ubitaho, kugira ngo mubabe hafi. Iki gikorwa rero ntabwo kireba Nirere gusa, kirakureba wowe nk'umunyarwanda wumva ko ukunze igihugu cyawe, kugira ngo mugire n'indangagaciro ubundi iranga umunyarwanda. Igikorwa cy'urukundo
cyo kwita ku mwana. Kwita ku mwana wese nk'uwawe, wa mwana uri mu muhanda nturyame ngo usinzire kandi hari umwana ubabaye, hari umwana uri mu muhanda, hari umwana uri kwicwa n'imbeho. Dore nk'iki gihe hari n'imbeho iteye ubwoba, hari umwana ushobora kuba yabuze minervare cyangwa se ibikoresho byo kujya ku ishuri. Azakora n'igikorwa cyiza, hazaba n'igikorwa cyiza nk'uko wabivuze cyo gusengera abana. Bene bariya abana baba barabuze umuntu ubitaho, baba bafite igikomere mu mitima, imitima yabo. Yabivuze aravuga ati ushobora kuba udafite amafaranga cyangwa ufite ibitekerezo cyangwa se n'ibyo byose ukaba ntacyo ufite ariko ukaba ufite urukundo. Hari abana badafite ababyeyi ushobora kwegera ukavuga uti ndabasura mu gihe runaka nishimane nabo. Rero ni igikorwa cyiza, tubashishikariza kucyitabira. Iki gikorwa rero kizaba kuwa 4 utaha, ngira ngo ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere 2017. Kizabera kwa Rwahama, ni hafi yo kwa Rwahama, ni RBC yitwa kwa Rwahama, ngira ngo ni muri sale yitwa Oba, bisanzwe iberamo amakwe. Muzakitabire abafite ibikomere bitandukanye, ushobora kuba utari umwana ariko ukaba waragize ibikomere byo mu miryango. Hazabaho umwanya wo guhumurizanya no kugira ngo abantu birekure. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, dushimira mwese mwadukurikiye, ariko kandi ntabwo twakwibagirwa gushimira Salo Lolita itwitaho igihe cyose, ikorera muri MIC muri etage ya 4. Mujye muza muyigane, bafite serivisi nziza zitandukanye. Nge rero mwari muri kumwe muri iki kiganiro ni Olive Uwera hamwe na Ndizeye Giselle. Mukomeze kugira ibihe byiza, munogerwa na gahunda za TV7. Muhorana Imana.